kandi nawe uzitwara neza. Moto y'urugendo rwiza. Manura ikirawo. Ndagukunda. nawe ndagukunda manzi. Usezereho mama. Bye. Alo. Fani wacinuwe ko atinze kunyitaba wari wayijugunye. Shabyihorere mwana. Aka makuru ya cya kigabo ubundi subona gishoboye. Kareka. Ngo kiba cyumva ngo cyarangejeje yo. Ngo mu bukire ubukire si ubukire mu buriri nta kigenda njyaba yumva twavugana iki umva ahubwo man umva ikintu gitumye nguhamagara mana ubwo uzi ibintu Christian yaherutse kunkorera Christian yitori abanyohereje message ngo sheri ngo ndagukunda ingosha umva rwari ruhiye uri kumva rwari rusenyutse ahako se ubundi rurahari hasenyuka ibyubatse ako mbabara kira kigabo nyine cyari kiri kwitegura kigiye kujya mu kazi ariko kiri kwitegura kigiye kujya mu kazi se wacecetse nawe ufite amagambo menshi watse nkakubwira wowe ugiye kwikiriza ngo ubundi nguha amati sibyo noneho rero nyine ndi kukubwira nyine mu gitondo umugabo agiye kujya ku kazi nanjye ndi mu cyumba sinzi uko nagiye kumva numva arasa nk'uwimyoza kandi urakizi cya kigabo naragifatishije ntabwo cyapfa kwimyoza gutyo nahurudutse mu cyumba nahurudutse nenda kugwira n'imeza n'intebe ndanje nyine mpitagishokoza telefone noneho mushikuje ahita nyihorera arigendera sigaro imitima imbanye ibiri se ndabigira gute bura gusenya si ikintu nubwo nigira bino bintu semba mbona se uburyo wabaye indaya ku mihanda Mutete yarampamagaye. Aro Mutete. Mwana umeze ute? Wageze Kigali amahoro? Wabuza aho urara? Nuse mwana urajya ngo mbigenze ne kuko nanjye ndi kure koko. Mwana ihangane nyine nta kundi se gushaka ubuzima ko ariko bigenda. Shakisha ureba ahantu warara nturare mu muhanda rwose. Uko nanjye wabona ko ndi kure ntacyo nagufasha. Shakisha mwana wanjye. Kandi ugumye wihangane. nyine urukumva se nari kubigenza gute haramuri mangatanyije se sukizi ko nakifatiye amatwi shabyi barabareka njya kugitekera kitaza kuzana rura rudigi kikabura ibyo kirya ano cyahita kimpa mama pe Yego sawa. Kandi ujye umvugisha. Sawa mwana wanjye. Mwana wanjye se ko mbona Kigali munanira. Kandi yagiye namubwiye byandurumye mubwati mwana wanjye uru rugendo ugiyemo ntago ndi kurwumva neza.
none abuze aharara ndakora iki ko nanjye ndi umukene ko nta mafaranga sinamubwira ngo agaruke nta tike mfite ubu ndakora iki bana we ariko ndibutse hari umuntu yamwe ngo njye kumusarura udushyimbo ndagira ndebe ko nakuramo nka 2 mve kuri muhanda yo ko yapfa kuba ibyo njyambye kumbwira ngo abantu baragera ku kazi rwose ndabirambiye mbese ukumva ko rijye uzagenza kuzana abakozi ngo bazana akazi ko sinzi kwegerageza ibyo mubyiteho kandi bizongera ibyo gukererwa kugera mu kazi mugira gutege ntabwo mbishyigikiye mbese ukumva ko ibyo ngibyo ari njye bireba ntacyo muvugisha kuri telefone umubaze nyine nimba hari ikibazo yahuye nacyo twe kuba turi kumucira imanza cyane ariko nanone mujye mwita ku kazi pe maze iminsi wagira ngo ahari ntabwo akazi ntacyo kabamariye noneho nugenda izo mpapuro ze kuzisiga nshobora kuba uze kuhanyura nimugoroba wenda nyuma y'akazi sinzi ariko uze kuzisiga tu yari yarakaje buzi cyane byinshi egeranye ariko yarankurize na n'ubu numva umugongo yarawuciye buriya iyo barwanye buriya ninde wakubipima yani ntire bose yewe wivugisha nk'umusazi mwaramutse waturubuye oye urangiye iyo ntekereje ndavuga nkanakora ibintu bizagutungura narakira ibi byose igihe wahereye ubu uri mu tubwawe ese mpamvu ushaka kubisubije hariya kandi nari nabyuge ubu se biragize aya si amavuta ko mpamvu ushaka iwacu ni uko twose ariko usanga twatetse nk'ibiryo bidafite amavuta ariko bikaba ngombwa ko ku masahani haba hariho amavuta none si ubwo n'inyoza nkayamaraho dore ko iki gisafuriya kiriwe hano ku zuba bukaba bwinshi ubona ko nari nagerageje kugitungura akamenaho amazi anaguhanagura ziba mbanza nkubwire dore ko iyo ndi kukubwira neza uhita uzana ubugambo bwinshi umva iyo ngiyo iwanyu aho waturutse ntabwo mbonera y'umukozi w'umukobwa wivuze nabi aho naturutse ntabwo ari ibintu umukozi w'umukobwa abo ni ndakubwiye kuzajya unkosora ufite gahunda yo kunkosora wowe ufite ubwo bushobozi mabuja nakari kare gaciye mwana zibu banzu nsubiza icyo nkubajije nyine uzumva abakobwa bo barahari ariko nta kugira ngo uzabone umukobwa wizeye byaturuka kubera iki se wese ko nakwizeye rero ngewe abantu bose baranyizera buriya n'Imana irabizi bampaye n'impamyabushobozi yo kuba abantu banyizeye twari turi ku cy'umukobwa buriya se ariko naza kukubariza mama akareba uzi ko mu ijambo rimwe ngo ubajije ubuze amagambo nka sa ariko rwose ariya ngo ni kabosi nanjye kujya kwita akadogo kandi warambwiye ngo njye wita kabosi byamfasha rwose ariko se mabuja reka twakemura nanjye nawe akahese kandi byagirana ibibazo nawe koko akabasuka amafaranga wabura harya mu rugo ubu ngubu barashaka kurya ubugari n'abaguriye n'umuceri bimufashije banyarutse kabisa humura ibyo byo turabikemura ahubwo cacira uwo mukozi uyu mukozi ndamushaka mbabarira ararabonetse
akazi kawe kahariya kuba azamukaza ukoza ibyombo umuntu yajya kurya agasanga amavuta nk'ibi wakoze wapi ndashaka umukobwa niyo namutoza nubwo yaza nta kintu azi gukora mabuja uranyirukanye ntabwo mwirukanye ntabwo kana nakabwiye wajya uzibura amatwi yawe byahiye sawa reka nze muhamagare sawa oya muhamagare nako nkiri hano wumva ibyo akubwira mbabara ndashaka umukozi ku buryo ejo twamuhereza ati cyakaza naba atanayifite rwose nta kibazo ariko usigaye waza usoma usigaye waza ndashaka kuba mwongereza nkavukira mu bundi buhugu mu kindi gihugu nawe mbona numva atari kwifata aro oya ikibazo cy'amafaranga cyo kibikemuka ahubwo mabuja ko yarambwiye ngo wamushakira umukozi w'umukobwa kwa Margarita arahari Wisheri kwicara na wenyine se arahubwo tube dutaramaho neza utese ese kwicara na wenyine nyine nawe icyo ahubwo tube duteraho udustori twumva ndi mu kamudu keza twanya ngo nicayemo reba yicaye aka gatebe nyine kashaje ni ukugura kandi neza utese sawa kubona se wagira ngo uri mu bitekerezo byinshi byawe oye narebaga kuri WhatsApp wa munyakana bw'ibintu yanyandikiye mugaraje akubwire ngo ufotore ngo umwoherereze guhogera kandi byari bintu wewe byaba diaspora wishyizemo ntabwo uzi byari Yesu ubwo batinyuka bazi ko ndi umumama ufite umugabo nubwo narabyara siko ntabwo bazi bayabana bo uyaha ntabwo yatinyuka n'ukuri ndetse biri muti niriwe neza mva ndashima Imana gusa uri kubazi ubutse gatumbaza ujya kuri iyo nkumbuye yohereza message cyangwa agakumpamagara sheri iyo message ubundi kimuri uranyuba ugenda kumva ugenda undi kumbuye umuntu ntaguha message umuhamagara akobura sheri aka message ntabwo kaba gakwiye na turadutima mba nashyizeho koko nyine ndabyumva ariko nyine nagira ngo ntabwo ubu nkumbuye wenyine ahubwo nyine amamagara nyine numve kakajwi nyine kace kagenda gacengeramo numva ibintu biryoshye ariko nyine harakora nyine umvugishamo nkumva nyine ibintu biryoshye ukuntu sheri akibyo tubyorere niyo byaba bamitishijemo ngo nongere imitamo gushyingiranwa n'umugabo nahitamo wowe niyo mpamvu rero ngo ibintu bya message she noneho tugiye kuza oyasa tugiye kumva nyine nkubwira tugiye kuzajya gukongeresha kontara ku buryo ku buryo nyine nupfa nziyahura tukajyana cyangwa se napfa ukiyahura tukajyana bikundanye bikamanuka na nyine ariko bibisha ugira amashengo be uvuga no gutaruka urumva wa mukozi wacu uriya zamu nyine urabona kubera nta mukozi ari gukora akazi kose hariya niriwe nicaye none numvaga narushye sibyo navuze ati adushakira umukozi nyine nashatse ko dushakira umukozi w'umukobwa byibuze ajya afasha baby ndi gukora wajya ndipunda koko ubuse ngende ikaryara urwaye muri urugo rwawe wenda pe wabimubwiye nibyo biranakenewe ariko ntabwo wari guhita ufata umwanzuro wo ugiye gushaka umukozi kihe nta kintu ugeze umbwira arashaka n'amafaranga ese wowe urashaka umukozi kandi dunundi nta mwana dufite no ngo wenda ngo azasigara umwana ngo azagira gute shaka umukozi w'ikizi suko baby wajya umbabara ukareka gukomeza ariko we nawe unoneka ubu ko kuzana iby'abana uyasukuzana iby'abana baby ndi mukabondukeza wewe nyicara mu dudu uriya wazana umukozi wo mu rugo kubera ko nyine ufite ubundi avuga ngo nuko kugira umwana n'ibyo bintu byigendesha gake pe ahubwo ari cyo kintu cy'amafaranga nyine arashaka amafaranga wa muhungu amafaranga mubwira se kadogo amafaranga umuntu nashaka kuza kaboyi
urayumvisha vayo hano krabwa ngo nikacyumva gusa nawe umurenganya urabuze ngo ari mu kazi niba uri mu kazi ko uragira ngo bigende gutise yaba yicaye ngo aje kukumva kuko nta kintu uzi kurengera umukozi betekaza ahase ujye kunsuza nago twari turi kumwe umuntu ajya agira ikinyabupfura cy'umuryo ubana ikinyabupfura kugira nago kano twari turi kumwe saka kanya nago twari turi kumwe none se nyine mwe muri kumwe ariko nyine araje nyine akaragaza discipline hakanye kandi ugatabikoza ngo amufata nk'umuntu utagira ikinyabupfura bose mwari mumpamagaye hanyuma ngo ikibazo ngufite ni iki ikibazo mfite ni cy'amafaranga amafaranga y'iki y'uko kwezi boss nubwo mwigeze ahubwo uri guhembesha ndimo ndahembesha rego uri imfura bwo wabibonye nta nabivuga ntacyo genda usubire mu kazi amafaranga ndaza kwegwa ku mugoroba sibyo umugoroba asangahe ubwe ko ngo amafaranga ku mugoroba sawa rakoze kuna kwakigiza ariko akantu kadafite ubwenge nakana keza ariko nanga ko kagira ubugamba umva we genda utunganye neza uri kumva kandi uteke vuba nese bamuna kuya nkuko nabonye ifite akaburuka se jya gukora ibyo wakubwiye nyiro wagiye ugakora ibyo ubonye byo naguhaye cyangwa ugura kandi aba PS z'amaguru negire mu nzo mbihore nuko zigira amaguru se PS kino cyo wagira ngo ubwonko babupfumuyeho kurebwa nagize ameze neza shira ujure kanete reka turakora twashaka ko kunywa se tube twikiringira aho sanzi tukaryama mwana njye amakara ndi nkoko zo mu cyaro se ahubwo reka mumagare kadogo muhamagare nka kado ariko azakwica ibaze ukuntu anyita ndogo yo kado mu mwana amenyeranye kado njye menyerana n'uyu mukozi niko umwimenyereza ariko unyitabye ngo unyitabye cyo ufite nari kuri telefone ntabwo ari we nari nitabye iyo niyo telefone ari hoze uzi ko cunga umutekano apo utanikisha n'inyota ahubwo wowe udatuma mu muhogo huma umva zamuka hariya utuzanira icyo kunywa ibyo tunywa se ntubizi uri umushyitsi hano wamubwira oya nagenda abizana arabizi sinjya nk'ibintu ibintu bishyushye nagakonje nawe arabizi ibyo rero nagende genda utuzanire shatimbira mwana ufate kuri ya mafaranga naguhaye yo guhaha nzaba nkongeraho ayandi ejo genda utuzane dana amazi mana neza utansobanuriye okay ngaho genda basunzanira musteri zikonje wambuye ibara byo bagiye kugira ukumva sikingariwe sengufashe uzongera kuvuga iki mabuja ibisambo by'ibikobwa nibyo byari byaratuyogoje bikaza kwiba bigatamantuza bikaza kwiba amajipo yabyo agatakara ndagufashe ubu ugiye guhanwa